Yes, tubahaye ikaze bakunzi ba Pira Films. Uyu munsi turi kumwe na Kandre Eva Kao Chome Pasiteri tukaza wicara baza kucaza bakurebera muri Kandre wicara. Uyu munsi rero turi kumwe n'umugabo w'ijambo bari warabuze kuri social media. Ese umaze iminsi he? Maze iminsi mu bintu hari nari mfite imanza nyinshi nibuka mu bintu ngira gutya bintu byarakomeye. Ndakubwira amakuru aho imanza zabaye nyinshi habaye ejo bundi mbona afishi irasohotse mbona ngo ni praise and worship. Yego. Wari uri kumwe na Kiriki na ba Moses n'abandi bantu bakomeye nk'abo ngabo. Kiriya giterane cyari kimeze gute? Tubwire nyine muri maki uko cyari kimeze kuko ni nkaho hantu umaze iminsi biba ngo rubanza ukuntu rwatangiye. Hari umugabo uri Norway niho yibereye yaturutse ahangaha inabiheke. Yego. Uca Imana ihindura amateka kurya Imana izihindura amateka arasimbuka agera hari hakurya ashike yaravuga ngo ningaruka ino aragambirira mu mutima we. Je ni inshuti yanje twaravuganaga arambye ati umunsi wo kandagira mu Rwanda menya ngo nabiheke muri rurata nyabona uzohatwika se mboyaye igitaramo cyaje n'icumuro cy'amagundura giteye ubwoba gira ngo je ni brag santa kibazo ariko je nawe ukuntu tubanye bivuga ngo amavuta yacu turemerana bivuga ngo nemera amavuta ye nawe temera amavuta yanje kuri habuze gato kuri ndandi muri Europe twageze gusara arakaze banze ariko mandi muri Europe uri muri Europe uko nawe warugi jukuri no nawe za post mwabonye ngo barajanye abantu bose barayibonye kuri gusa nageze ahantu hari abantu baje kunterera kasho uwo muntu yanambera ikibazo ariko nawe kutebizoshira wari kumwijirira bituma nki y'amayinga 8 ashike gino uwo mugabo yamabura ngo ntakindi gitegura igiterane nabiheke tore kwatarama tuzane isi yose tuyizane hano atese ninde muntu twoshira kuri afisha isi gakangaranda nyabiheke komerika turavuga ngo missionnaire Kiriki missionnaire niwo wa mbere ugomba kwe ubundi ariko Kiriki hari ibintu nka bitatu namubonye naje Kiriki ateye ubwo bwa mbere nabonye Kiriki ari umunyakuri Kiriki we aza iyo avuga mugasigara musiganuza nyuma y'ibyo yavuze nyuma kuko we ntakinatinya kuvuga ibo zamavugira aho ngaho mbere y'abashumba gute Dawudi ejo bundi yaragiye kubwiriza asoma ijambo weme ngwira ijambo ko rirandusha imbaraga ngo norivuga gute ngo revera wanje yicaye hano ngo nanone ga namwe mwisobanurire kandi bamutoye Dawudi kurazamera gute umuntu yamaseme kuri Dawudi hari yana yaragiye kubiza mu mwanya umugabo utumutarazi utari waje wari ngo twatumiye umuntu yazi ngo guki muvuye Nairobi nuko bakira giterane rero afishe amisohoka isohoka muri afishe ndiho nko muririmbye uja nko muririmbye wabishakiriye gute shagira bituganisa kuraga kuja kuri flower nuko yana wanataka ko bigira ariko kuri abari bakantu kicubahiro wa kurano kukubahisha hari ngo wari wagiye kuri flyer kuri flyer niko bayita ko namba hari umugabo wahamagaye muri Finlande arampamagara ashaka ko bamukorera afishe rero bose ushaka iki ushaka flyer hase flyer ni hase ni afishe shaka ngoya ngo sengo afishe ushaka afishe se ngo abana baje bose bafite amafishe rero ati okay utamenya ati icyo shaka kuvuga mfite nkimenya uhuza no mutara y'umukorera ni flyer nisanga kuri flyer ariyo afishe igitaramo bakira kirinjiye ibyaki biremera abantu barabibonye akora gitaramo cyari kimeze neza Moses ari mu bantu bari bahari kuri Ramuzi bari bahari kandi ari mu bantu banejeje imitima yabe tagusimbuka ari abantu bose baramenye gucya gusa agasekuse ukitekereza ukazunguza umutwe ukagira gute ariko none hari ibibazo nshaka kukubaza ese nkawe nk'umugabo w'ijambo yego umuririmbyi twemera yego
kandi wemera amavuta yaje wa ndayemera urayemera dore nico kintu nyine nkwemerera kwisi n'ikindi kintu kimwe kawo icyo cyo kimuteye yego gushyira ka video kuri stati yawe n'abatse ni murabona nk'aba bantu ari bande 99% bose baza bakuvuga kandi urumva icyo kintu nkwemerera n'abandi barakikwemerera ariko sha uzitazenguraho kuko ibintu bijanye n'akaryo abantu bagira uturyo mu bintu bijanye n'ibintu byuje akaryo kurya kaza kabakeza kuko umuntu udafite akaryo bazavuga ngo ni kibura buryo uzukora ibintu bigapfa ariko bifite akaryo kuko ikintu cyose ngiyemo bafite amakaryo kagikora neza aho noneho urabona abacuranzi kawe nk'umuririmbyi nk'umuririmbyi twemera amavuta yawe ugiye gukora ni ikizamini examen muri uru Rwanda apana mu Rwanda kwisi y'abanyamurenge yego mondial mu muhana mondial lenyamurenge lebanyamurenge kwisi y'abanyamurenge nabahe bacuranzi uvuga ngo aba bantu uyu no mushira ku mwanya wa mbere ko turajaga mu mukunga gusa nife kuse kuko abacurangirizo tubazi n'umukunga gusa sekuse nurangiza uvuga ngo wa mbere n'uyu wa kabiri n'uyu nitumara harahandi ndi bukujara ababiri gusa uvuge nk'abatanu uvuga ngo kuri wewe kurisha wamutondeka gutya utondeke uwa mbere nimero 1 Dr. Bea Jukuri hano bose Jukuri oya aho ngaho nanje ndakuburanye Jukuri Dr. Bea none ariko none oya ikintu cya mbere nje ngiye kuvuga Dr. Bea yagwanyije pad oya yagwanyije pad ubundi yaracuranze mu kanwa ejo bundi yaracuranze yambara pad arayicuranze rero Bea niwe wa mbere kandi yamubwira nabo yakoze kirakintu tayindi ni ukugira ngo abereke ko nawe yagicuranga yarayigwanyije ngo rwarayamba ko ntabwo yayigwanyije nuvuga ngo Bea buriya urimo kubona abantu bari kwica ibintu mwatangiye nuvuga ngo barimo bica umwimerere w'umukunga wa hambere w'abantu bita ngo ni bango gikiri mateka ngo ni ngombe ariko narumiye ngo ngombe ngo Bea niwe wayicuranze Bea niwe ararume kuramira mwana ngo nacuranze ngombe yari umucuranzi wa danje siko yacurangiye Nyagatare Nyagamana ngo Bea ngo nacuranze kexima cyangwa ngo twabyinaga tugasara kerere ngo ni Bea nawe amashahi ngo ni Bea ako Bea mbure nawe kuko igisiri nacuranze bari barakinyitiriye abirebe amenye kuko nyine nawe wabaye ibira ryanje rero benje umva ikintu namunezeho nije gahombaza nije wabaza nimero 1 ni Dr. Bea banarimenye gusa Bea abacura kandi nawe babacura nawe hamwe utugane kimwe tuko mu YouTube ikindi kwa umucuranziga kandi mwese muri mu gucomeka gutya mukaburikira kuri pad tibugitinda muri kitari bwana mutwumvisha ka kompanya mabuke ya pad none basigaye bazirimba makuru nayo bayafite hata wambaye pangore kare none basigaye bayimba atatu ariko Bea ntayibamo Bea ufite ikidari mu gahwera wari wataramana na Bea ngacuranye Bea rero kandi nkuru ziza no twararuze muri cya giterane cyarayo ziriko bwa Bea ataramye ndarira kubera umukungu yacuranye uka kidari arakira igitago cyakabita pitch bebe gutya nawe Bea mukurembo yaracuranze urarira ndarira bro ndarayize igaheruka hano bikera cyane ndararize so mwaka ushize uvuki yaracuranze urarira uyu ni umwe mu bagabo Bea yarijije Bea gose kandi ndamukunda twaje kose ibintu yavuga hari Bea yavuga ibintu wenda abantu ntibarivuga rumwe kuriya kuvuga umuntu akavuga abantu ntibabyumve kimwe si ikibazo bizahora hari abamwumvaga bizahora none se ubu nyine kuri uyu munsi iyo utemera umuntu yavuze ikintu ntuzi ucumva ariko Bea nabo bararize iyo babajije ariko reka tubanze tukigarukeho urabona iyo umuntu nyine iyo duhuje umwuga yego
ukazana innovation yawe ukaduhusha njewe nkayirwanya kurumva ndayirwanyije n'imbere y'abantu bose ndayirwanyije namara nkagaruka ngakora bya bindi wakaza ukora wazanye narabigwanyije aho ngaho mba mbaye iki uvuga nkubwire mba mbaye iki aho ngaho nkubwire beya aya uwo muntu uvuga inyuma ya kamera ati n'umwe iryo jambo ritufashe rike gaciro kuko beya nta munsi n'umwe beya umukunga afite beya umukunga yacurangiye ibijumbura kuri beya hari umukunga ngo haye abantu benshi amadiplome ibijumbura bityo umuntu bityo agasirimba iyo baramwohereje kwiga ibijumbura imana ikavuga ati ngo haye diplome tukiri ubwoba none umuntu ko muravuga ngo aho none aho uzabacuranzi wowe tumushyize muri cadre ye tugiye mu aho mwembaza ngo mu bacuranzi bari muri iki gihe ba pad bambaye pad gusa ninde wambaye yambaye pad nakabiri gusa ariko yamayikuramo kuko yagene nyuma yamayikuramo yakwita compagnie nayo abantu barasa ariko aho menye ko yari yo wambere kiri umwana wa kiri kitwa gute accompagnie ko katanyise muri pad habaye gute none se beni ucuranga accompagnement wenyine habaye gute uzi ko ejo bundi ntuza ari hano Moses ari hano twaramye ducuranga accompagnement pi oya urumva umuntu wese haraho yisanga kurusha ahandi beya ntabwo twamuvuzeho urumwe ariko niwe wa mbere tumushyire muri cadre ye twagiye saza tumukuru iwe wa mbere ari hari beya iwe ari muri cadre ariko abantu bavumbe kuri je beya niwe wa mbere hanyuma ngiye gukora liste y'abacuranzi bashe basiga tuzamura amarangamutima tukazina gutya utagusimbukaga muri padi bya birasa gusanga nyeganyege uko utuntu uka muhwe twagiye uwa mbere numero ya mbere kawo arabahungu babiri baringora kugira ariko jewe nemera wa mbere bamwita Dawudi from Uganda Dawidi umunsi cyose twahuriye ku kibuye hari akantu yakubise gutyo abantu bamba baryama urongera neza Dawidi niwe wa mbere kuba cyanze bari muri iki gihe hagakurikiraho Moses hagakurikiraho Merisi wo muri Healing hagakurikiraho Gasinzira so ambye batanu abo ni bane navuze Dawidi Moses Merisi Healing Gasinzira bamuzi agira nawe agakonga karyoshe cyane kurumva uwa gatanu saza mbwira ngo mbaza ngo ninde bamwita umucuranzi w'akarere ko mu biyaga by'uburasirazuba bw'u Rwanda uwo ninde Javi nabo baturanzi banze batanu no ukiraho ngaho je harantu tutari bwumvikana yego kuri jewe ndashaka ngo ushatse kuvuga ko Gasinzira arusha Aimable yes kuri nje sijabajije nijabajije kuri wewe je nikumvuga wambajije kuri ariko liste iyi top 5 akoze dore top 5 yanjye Dawudi Moses Merisi Gasinzira Javi nuko ayara nuko erega abacyageza ni benshi nzabongera mvuge 20 oya abo batanu nyine yes kuri liste mpoze kandi kubwire kurya umucuranzi wese agira umwihariko we umucuranzi acuranga none ukaba no turashize ku rusengero rwacu dufite umucuranzi ngo ni Fisto n'indi yakwanditse kusa abantu twari tugiye uwo mwanya uraje mu ndi wa mbere kwavuga ati ni Fisto kuko rero yaje turahera none nyine mwari mumwumva kumva okay reka tugende ndashaka ngo twinjire n'ubundi turacari hahandi yego urabona hari abantu nyine bagira amafraze yego mu materaniro bakumva ifraze giwe kavuga ati kabisa abantu uzi nyine bagira amafraze bene yayandi aregeye kuri wowe uvuga ati kabisa uyu nguyu yafashe mikrofone agiye gutanga ifraze ndanumva nezerewe tugira abantu batatu da papa nimero ya mbere utamugira uwa mbere iyo umugira kuwa gatatu da papa ni wa mbere kuba phrase niyo muri na phrase kandi nyine da papa kuri phrase gutateye ubwoba aho uri kumva wa kabiri nimero kabiri zabakiza from Uganda umukozi w'Imana umukozi wa Zabakiza Patrick niko yitwa
ni uwa kabiri uwa gatatu undi muntu ufasha ntazwi pe ariko ngiye kumuvuga wihangana urukumva umuntu bita missionnaire Kayira uramuzi aho tuyakora kujibugera agira phrase ziteye ubwoba phrase ziwe Kayira warushe ngo tuje tuja kwa muganga ngo baduheze imiti ngo batwongere umuziki ako gavido yarabonye rero wataje no agira phrase ndande yaragafashe no kubago jewe iyacu kusengera iyo ngiri wamaye gufata mikoro karirimba bagomba kumukenera kanya ka phrase kuko phrase yiwe izamura amateraniro ariko hari undi muntu wibagiwe Evangeliste Serugo uriya we turabashira mu comedy abantu bagaragaza guko bakuru buri mbana ariko nyine bijya gusaba comedy kuko Serugo gawe ati Serugo iyo tugiye kuri ayiji uzamushaka usikwe urashaka kandi Serugo yavuze Serugo ari usekega ni Serugo kurya phrase wone ngiye umuntu wasobanuriye phrase ni commentaire muri gifasha nyigisho ma ni kuvuga ngo ikintu kigutera muto mukunda cya kintu bamaze kuvuga uraka ko umuntu amaze kwimura avuga phrase abari kugira ngo mwumve yandirimo cyane neza ari batsindagire rero ndashaka kukubaza rero hari ibintu bimaze iminsi wagarutse kuri Nzabakiza ndabyibuka hari video yiwe yigeze gusohoka ari kuri video call hasohoka ubwambure bwiwe yego nagize amahirwe yo kuganira n'abavyeyi bakuze ndetse abapapa n'abamama barambwira ngo ubundi ngo umugore cyangwa umugabo ngo agomba kumenywa n'umugabo wiwe umugore mbese umugore wawe niwe ugomba kumumenya na muganga uzamubyaza urumva ni wewe ubwawe ugomba kumenya umugore wawe ukavuga ngo ateye gutya ameze gutya noneho ibi ngibi uri mu gusanga hari abagore benshi tuzi sinotinyaga kubivugira kuri kamera fofo ndamusi kandi ga muganga naramushaje reka none uraga yari hafi kugira ariko gareka none icyo nshaka kukubaza ni urabona abakozi b'Imana abaririmbyi yego abavuga ubutumwa bari mu gusora zira video yego nkawe umugabo w'ijambo uzibona gute ni ukuvuga ngo mbere yo kuvuga kuri ibi bintu ngiye kubanza gutangara remark cy'inama je no bagira ivyo kuri mugende mwirinde video umuntu yemerewe kuvugana video n'undi ni igihe mwashakanye ari umugore wawe mwarasezeranye mwaravuze ngo tuzotangwa n'iki n'urupfu nabwo wenda ari kuri ari muri Amerika uri no muri Afrika cyangwa se ari mu Buganda uri mu Rwanda uwo mwuvugana nta kibazo ariko gusa ngo umuntu araguhamagaye video call muvuganye umunota wa mbere kugera ku munota 20 murageraho kurya ndimuhujega kandi ko muratetana n'ubundi biragera mutangire ngo ariko gusubone ngo kandi bamatangira gake kera bikarangira wisanze mu kintu no kurega ngo uramukozi w'Imana we kuko ngo yariteguye gusa baravuganye bigeraho babona ko bimuri ibintu bisanzwe ukumva kandi satani kuriya satani aroshawa kandi nabe kokosha agama gutira hanze kandi urumva buriya ikintu kimwe nabivugaho bo sinzi nje uko mbibona mbona gusa abantu ba hano impamvu batanga za video n'ubukene harimo n'ubukene hari umwana bashobora guhamagara kubu ngubu umuhungu wanze akamuhamagara bitewe n'ukuntu yamubonye yipostinga ibiki n'ibiki akabona umwana akunda ibintu by'imico cyane no kugira ati uyu mwana ngiye kumufatisha akamuhamagara bitumeze neza kandi ikindi kibazo dufite abana bari ino usanga intekerezo n'ibiki byose byaragiye mu kubaja amabo hanze gusa urukumva ugasanga iyi ni amisi ya nyuma gaturimo yo gukunda impiya ugakunda impiya kugera ku rugero wifata video kugera gusubona impiya ese izo mpiya iyo video bayishize hanze izo mpiya tuzumenya n'icyo wazikoresheje tuzumenya aho bose wowe ukinatekereza neza ariko abantu baranakomewa ko twabona umuntu wiyora kubera biriya bintu ibintu yabwo ni mukona barabigize ibintu bisanzwe no uri mukona kira kintu cyo bose uzatunosha noje
no kada nanone ariko kwaba mwaye umuti w'imbeba Yakobo yawe yagiye hanze turareka nyabuna turareka reka nyabuna turareka maze gusa biriya bintu pe ikindi turagaya umuntu nimba banavuganye n'umuntu bishobora kuba kuko isi tugezemo nikimeze ngo barimo kuvugana video call ngo bakabirangiza n'ibiki nyine ngo wakanyugwa wakagera ari umuntu ebe n'ibindi bwari mu video call ahubwo reka hari ijambo nasomye kuri WhatsApp hari urubuga tubamo nyine hano Nyabeke Village none hari ijambo bashizeho Revera none yaza avuga hejuru y'ubusambanyi ngo ubusambanyi bukubiyemo uburaya ubuhehesi kwikinisha ubutinganyi no kuryamana n'amatungo none se umuntu uja kuri video call ngo akarangiza ngo akumva aranyuzwe none zubikonye none se ta video wabonye y'umukozi y'umutipe ngo muri Amerika baba muri Amerika yavuganye n'undi muntu hano tudashatse kuvuga sugiza ko tumuvuga ariko byarabaye iyo baravuganye gutya undi ari hanze iyo baravuganye bakora uvuye kuvuga barabikora bose ngo baramara akomwoka twambi ariko ije yabuna jewe nizera ruwampamagaye umuhungu n'abati ivi bindi okoroka ko turahamukaga ko turatinda kubafata mutwihanganire kuko ubu nyine haje nayo yayiga urukumva niyo muvugana gusa video call ugashiramo isura yawe kwamaye koresha ibindi kandi ikinyoma nasanze ikinyoma kireta kurusha umuyaga rero icyo nashaka kuvuga abantu babashumba nyine twari twizeye abantu ariko nta mushumba biraba abashumba bari mu gusohora za record abashumba nabo se kandi nituva hano mu kiganiro dore mbivuga imbere ya kamera biri mu ba evangeliste biri mu baririmbyi biri mu bacurazi naho biri ese pasteur si umushumba uko nawe ntabara umushumba oya nuvuga ngo umupastor nuvuga ngo umushumba umurevera mundi niwe mushumba niko jenze no pasteur abari pasteur nyine nk'umuntu pasteur uko nje hari umupasteur record hafi nga era record yavyibutse ariko n'abatumwe mureke kandi wewe ira record yawe uzitanga ukayitanga izindi biyoroshe hari uramugore uzogurakaza agahita kutakuri rw'urusengero yoboye mwitonde umunsi yasharinze agahita kubita urugo rw'ikirisa ari umuntu ngurukavu yamagira gutya yandika abakwiso episode ku rugo rw'ikanisa kandi ngo ariko na mama neza akamarano karaba none mwebe episode yiwe ihore turi misi noje nagize n'ubwoba n'ukuri kw'Imana kubona umuntu urifashe rwose none ntibikiri mu rubyiruko byageze no mu bavyeyi no mu bantu bakuru nabonye noneho mu kanya zamba umuntu agafoto ari kuvuga ngo murebe hejuru ako gica nawe ako zamba ni kuri kw'Imana byabo narekeraho wo kavyarawe rekeraho kandi zamba ni umugabo kuryaga ni umugabo afite umugore n'umwana zamba kuranga afite ibintu n'utuntu no zamba uzo dukamera kanyenyeri namenye ko kuri umukire zamba agira ifaranga ejo bundi yaraje zamba mu bihugu akunda ku isi na Uganda irimo zamba namenye amakuru ko ni umworozi kuri awinga kuri zamba umusuye iwiwe yo kujana mu rwura akagukamira uko amata n'umwana mwiza ariko ngo mugitondo barusa ngo bamuhanyira yuko dikari kuvuga ngo gutatura reka nyawe reka twega ntidushoboye kubaga kuriya ariko abantu bagenda ibintu by'amarikodi muri koza rikodi umugore utari uwawe ukohereza ngo yewe ngibiki nibiki umunsi umwe kugira ngo kawunga yashyize wange kuyigura
ate kuta kundana icambere ufite umugore ufite abana yego baje gushaka undi mugore wiki ese uraramushatse wabikoze mu bwenge ayo mariko dirirwa yohereza nayiki mwahuye mugahura bikaranye amarikodi komera wongera utumesage umuntu ga muri iyi minsi umuntu wenyine ari mu kwicukurira imva wenyine akayicukurira ariko reka nkubwire buriya Imana izi kureka ukabikora ubwa mbere kakureka kabiri ukabati sinofatwa irya kabiri ukongera sinofatwa ukabona haciye imyaka iraciye noneho umunsi umwe satani yagutoye kandi biriya bintu ngo uzo kubita gucyarimo je naganiye n'umuntu uzabayeho biriya bintu kuzahira mu gihe utita n'impanuka guzamugira cyo ukamubona ngo baragusharinze nawe kuko nawe ubona navyibagiwe deje uzuge tukamubona nawe baragusharinze cyane ukamumva isi kwikaragiyeho igufungiye ke amaferi urumva rero abantu rwose ukoresha ubwenge nicyo bavuga mukoresha iki ubwenge Imana yabahaye nimwinanirwa nuko bakoresha ubwenge nibiza ari ingeso bakoresha ubwenge kandi gatwe ikibazo dufite nimba ari ukunguko na tuba turi kuri kamera kenshi uzusanga n'inasohoze ugasanga ariko bayihaye mbereka modore gusa ikintu ugomba kumenya uwo muntu uzampa video nta munsi nzoda kuvuga ngo wambaye video ngo nje kubivugaho ya uzayima nta kibazo ariko nta munsi tuzifata mu kuvuga umuntu hano ya turi gutanga inama abantu kandi umuntu mpinama ninda bashana baye ese wewe bayihaye ni gute uri gushaka kwisakaza musebye undi muntu ngo yamayangirika muri aba ari mushiki wawe cyangwa mama wawe aba ari mushiki wawe ngoko n'abaruje ibjabageze i Burundi vyatangiye urawe mureke rero ico nashakaga kuvuga si byiza ko dusakaza inkuru mbi gusa cyane kuri hari ikintu cyantangaje wa abantu tuvuga uri mu gusanga hano hari indirimbo waririmbye twayisharinga ko ndaje kureba iki ariko yasanga hariho ngo ngo iki kandi akaba ari ibyo ngibyo gabirukira ariko uko nkunda fofagira arito je biriya jambo bayeho ntabitabaho kandi abantu barujumve bareke no kushimira Prince umugabo wiwe biriya ubundi nuko abantu baba barizanye bakabishyira hanze buriya n'ubuzima privé bw'umuntu butagomba no kuja hanze nubwo wenda bwagiye hanze ariko abantu bagomba kubigira ngo big deal musaba umuntu umwana bakorera mu kirayiteka fofagira arito niwe mu cyiteguye gute azoyiririmba kandi Imana yiteguye kubabarira ikintu cyose umuntu yagize gute yakoze kuko n'umuntu yishe Imana izimuhabara banze reka nkubwire ntubona ubu nyine kuragira ngo se abangaba twabonye ku mavideo nibo bagese abo tarabona tutazi kandi icyiza cye nuko atari we wabikoze ngo bagirute babitange kurumva n'undi muntu urasanga abana namuguririye ngo bamurwanye ariko uzifuko nazanezerwa wa ibyo ngibyo byo bibaho aritoye uzabaze gisubiza aje hanze barahomje kugira ngo babone umusimbura we bagiye gushaka umukobwa wo muri Shadai ngo ni Mbabazi wo muri Shadai na ufite arito fufara baza aramutoza nk'amezi 2 mbere yuko agenda none so reka tube nk'abagana ku musozo icyo twashakaga gutanga ni inama ntabwo twaje hano tuje kubabwira nabi muri make igihari cyo menya ko ubwambure bwawe bugomba kumenywa n'uwo mwashakanye gusa kuko ntabwo nyine nawe wibaza impamvu ubyuka ukambara tugende gutyo rero ndabasaba niba unakundana n'umuntu niba wumva unamwifuza gerageza kwiyubaha nutiyubaha wubaha imyaka teguze muri Amerika teguze umuntu wawe ariko uko kumubwira ngo mpa video ngo nyohere abantu bari mu kunyugwa bakanyugwa kuri ibi pirawe no guhumirwa abantu bari kunyugwa kuri video mwebwe mumeze gute yewe je niba ari ikintu ntoshobora nico ngi akoze rero ahantu ndi kubona ibintu biri kugana hari imyaka tuzageramo umuntu akaba atagikeneye kubana n'umugore mu nzu
akaba yibera nawe yibera ibi nuko none sibyo ariko none sibyo none niba umuntu ngavuganye n'umuntu ngariye n'ingariyo wakanyurwa none uko bagaba tukeme ahubwo kuvyara bizova nuko uzatuzohereza kuri message ati akirinda ukayohereza kuri message ariko mu minsi ya nyuma baba hazaba ubusambanyi hazazirihe birusha kandi hazaba ubusambanyi ngo abantu ngo bazoba barikunda ngo barabikenga ivyisi cyane ngo batagira isoni cyane ngo ubusambanyi ngo buzikuba ngo umugabo ngo azokomera umugabo mugenzi we umugore agakenera ngo umugore mugenzi we umugabo akaryamana n'itungo bitungo ejo bundi mu karere ka Ngororero iyo nkuru narayisomye iransetsa ngo uranyabona rekeraho gutyo iyo nkuru yivuga nyabona yireke ariko inyarwanda.com bagira amakuru asekeje niyo nyasonye ajya inkuru yasekeje nta kantu inkuru scrollinga oze mubasha no uvango uri guscrollinga ngo hari umugabo mu karere ka Muhanga ngo yacuye ngo grenade mu mufuka ngo azi ko yabiteke ayo muri gicetsa buri gihe ntabwo nako kaboro none umuntu ko nawe urivuga nawe ukunda fike risekeje risa n'ukuntu ngo mu karere ka Muhanga ngo umugabo ngo yacuye ngo ntabwo azi ko yabiteke kabana yamutirikanye uzibize gaho zarangiriye byari iteke byari kirayi aya makuru y'inyarwanda je niyaza nsetsa nuko ukubita buryo ugasanga rero ico twababwira bakristo bene data twese ico turwanira no kuja mu ijuru yego no kuja mu ijuru kandi si ngombwa ko wewe aho uri wumva ko umuti ari ugutanga ubwambure bwawe tegereza umugabo muzabana umugore muzabana azaguhaza nkuko ubyifuza niba uri umukristo nyine wamenye Imana ikindi kandi niba wumva ko video call ari wo mwanzuro wawe hangaga dukomeze tubabone video call je pinabwiye abantu ngo bitonde n'umuhungu mugenzi wawe rero ni za video call urazuye amagana amashira kuri audio yewe ati babarira tuvugane audio cyangwa dukoresha ama voice note kandi nabwo uzawoza viewers ni viewers gusa ayumve burangire reka rero tugane ku musozo wewe uraza kumbwira ati se iyo top 5 mashahi yatanze y'abacuranzi urayumva gute ese Dr Bea ni ukiri ku mwanya ariko hari umucuranzi wagarutseho nabone ni umucuranzi mwiza pe pianiste Mbabwe ni umucuranzi mwiza ateye ubwoba ejo bundi ndiruka Jacques ari muri Fosco mu gatatu k'icumero gishize yaravuze ngo noneho ngo uyu mwana ngo acuranze ngo yancuranga ngo ya David kurya reka man hari uzikintu bitanga kuzukira ngo ibumoso ariko hari ibibazo kiri buryo abantu bacumve hari akazuka afite amavuta bro ukamubwira wa mbere yanakwimi ukumva ko neza undi munsi akaza yaraye tobe gusa akamatora agatoba nuko yakubita bikanga yacurananga nabari mu nzu nuko hari buri nzaza bose ukabona akakirageza gakwita za sebena ariko bikanga ariko yasingira uzundi iyo ikirere kikamba kirwangana yakubita senga wimbaro ramuze senga ukumva urahwereye cyane kosima rero reka tugane ku musozo breaking news here we go safe delivery hanyuma safe nyine safe delivery yizewe bro safe delivery okay cyangwa se quick delivery ni ukuvuga ngo ngendano nje kwamesha inkuru nziza cyane y'ibyishimo yuko ibyo koze ibintu mu mahanga ni ya gahunda ni ya yindi biracyameze kwa kundi none ubu nyine ibintu ni iminsi 3 gutya direct mu rugo rwawe none sereka nkubaze utabeshe kubu nyine mbaye ndi mu Burusiya yego Burusiya koza muri sigope kwereka hano ntuza byongeraho mu minsi 3 urasha ni muri Asia no muri Israel twohereza umuntu bayo cyane nakwereka hano tarifi hari ya Israel na Russia byose na Poland Ukraine Denmark Finland Switzerland Pakistan Afghanistan ni byinshi uri kumva rero my people ngiye kubaha nimero mwabajya menyandikira kuri WhatsApp no cyane aba diaspora
tugufasha. Ukeneye inkweto nziza, ukeneye amakoti meza, ibyo turabigufasha rero twatubirete twikoherereza. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 078 nitonde navuye kuri 079 nayitaye 078 pira wayisubiramo 078 17 09 iyo niyo WhatsApp call. Hanyuma izindi zisanzwe za call zisanzwe 079 kabiri warayireze kabiri yawe nawe ni start wino ufite nimero 3 kubera 079 079 oya 079 079 58 icyenda kabiri 90 karindwi gatanu gatanu 75 5 aho nijo 0 0 kane kabiri 42 kane gatatu 43 24 24 karindwi. Izo nizo nimero zanjye, izibanza nababwiye ni WhatsApp wanyandikira tukavugana, birizewe, imizigo turaroza kagerayo, safe delivery byizewe kabisa. Muduha akazi tubakoreye neza, nuvuga ngo turi hano ku bwanyu. Ikintu dushize imbere ni mwebwe. Hari ikibazo nshaka kukubaza nk'abantu badukurikiranye badafite za WhatsApp. Yego. Ese nta social media zindi wabukoresha ku buryo umuntu yahita kubona mu buryo bworoshye? Social media kuri IG urasacinga Muzigaba. Urahita umbona. IG niyo nkoresha aho. Facebook yanjye ni Muzigaba nayo. Muzigaba urahita umbona byose nibyo ngibyo. Ubu udakoresha wandi WhatsApp urahita umbona kuri izo platform nazo ndaziko neza cyane. Mpita ngusuza ngahita naguhamagara. Ariko nta video call irimo, audio call rwose ni audio call. Rero turabashimiye, Imana ibareze umugisha. Ciao ciao.